turagushimira nyagasani muri iki gitondo kuba watubashishije kuza kugushengera. Turagusaba kugira ngo indirimbo tugutura, amasengesho tugutura, byose nyagasani bihuze n'ubushake bwawe mu izina rya Yesu. Mwaramutse wese. Ni igikundiro kandi n'amahirwe tugomba gushimira Nyagasani kubona turangira icyumweru turi mu mirimo itandukanye, tukaba twese dushoboye guteranya aha ngaha twaje guhimbaza Imana, izina rya Yesu maso. Dusangirire hamwe imigisha yateganyijwe kubera umunsi udasanzwe w'isabato Imana yihitiyemo.
igihe cyose rero ngiye gusengana namwe biba ari umwanya wihariye ushimisha kandi mba nungukiramo byinshi. Nongeye gushimira abashiki bacu indirimbo nziza baturirimbiye. Twese bari hano muri iki gitondo turi hano kubera ko tugamije iki? Kujya mu ijuru aho Imana yaduteguye. Ubuzima bwacu kuri iyi si ni ubw'akanya gatoya. Icyo tugomba guhanga amaso ni ibyiza, amahoro Imana yaduteguriye mu murwa wera tuzaba mu iteka ryose tubanye nayo. Amagambo tugiye kurebera hamwe muri iki gitondo nayo ni adutegurira kuba twaba mu bwami. Kenshi na kenshi tugenda tugira uburyo tubonamo iby'Imana, urukundo rw'Imana, ubuzima bwa Gikristo, uko tugomba kubaho kugira nyine ngo tuzabashe kuba muri uwo murwa Imana yateguye. Nifuje uyu munsi kurebera hamwe namwe ibitekerezo biri muri Luka igice cya 15. Harimo imigani 3. Abarebye kuri porogaramu ndumva umutwe w'ikibwirizwa nawe se mukuru w'umwana w'ikirara. Mbese nibyo mufite muri Bibiliya yanyu? Murebye muri Luka igice cya 15 umurongo wa 11 murabona ko umugani witwa ngo umugani w'umwana w'ikirara. Mbese uyu mugani utwigisha iki mu buzima bwacu bwa Kristo? Mbere yuko turebera hamwe amagambo yanditse muri Bibiliya, ndabasaba muri mutwe hamwe twiyanya mu rusengero. Nyagasani Data twese uri mu ijuru, tugushimiye urukundo rwawe n'ubuntu butarondoreka rikaba tugaragariza buri munsi. Turagushimiye amagambo yawe y'ihumure kandi yuzuye ibyiringiro tugerezaho mu ijambo ryawe ryera. Ubwo tugiye kumara akanya turambura ijambo ryawe ngo twakire inyigisho wemera kutugezaho, ushaka kutugezaho muri iki gitondo, umwuka wawe wera atumurikire kandi atubashije gusobanukirwa n'ibyo ushaka kutugezaho muri uyu munsi w'izina rya Yesu. Nk'uko byari bisanzwe, Yesu yahoraga akikijwe n'abantu benshi kubera ibyiza yakoraga, kubera ibitangaza yakoraga. Ibitekerezo, imigani iri muri Luka 15 nayo iza muri ibyo bihe Yesu yamaze kuri iyi si ashagawe n'abantu benshi. Ku murongo wa mbere n'uwa kabiri baratubwira ngo nuko abakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanditsi barabyivovotera bati, uyu yiyegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Ku murongo wa gatatu baravuga ngo abacira uyu mugani ati, duhereye kuri imirongo 2-3 ibanza, twahita tumenya yuko ibitekerezo imigani Yesu yayibwiye abafarisayo n'abanditsi. Ntabwo yayibwiye abanyabyaha, ntabwo agamije kugeza inyigisho ku banyabyaha, ahubwo ku bantu bitwaga ko ari abayobozi b'igihugu. Yabanje kubabwira umugani w'igice cy'ifeza cyabuze, nako yabanje kubwira umugani w'intama yazimiye. Arangije avuga umugani w'igice cy'ifeza cyabuze, aza gusojesha umugani w'umwana w'ikirara. Yesu rero nubwo uyu mugani babuze umugani w'umwana w'ikirara,
ahubwo yashaka kuvuga cyane cyane mukuru w'uwo mwana w'ikiraro. Abanditsi n'abafarisayo bari bafite ishusho itari yo y'umurimo Yesu yaje gukora muri isi. Bibwiraga ko Yesu yaje kubana n'abere cyangwa abantu bafite ishusho yo kwera. Bumvaga ko abarwayi, abanyabyaha cyangwa abantu bakoraga indi mirimo igayitse mu mibereho y'Abayahudi babaga nk'aho abanyabyaha, nk'aho ari ibicibwa. Yesu kuba yari rero umuntu umeze nk'umuhanuzi, bumvishaga ko atagomba kwegerana n'abo bantu bitwa ko ari ibicibwa. Abafarisayo n'abanditsi ntabwo bumvaga ukuntu Yesu wigishaga inyigisho ziturutse ku Mana, kandi nawe ubwe akaba yaritaga umwana w'Imana. Impamvu atabagaho nkabo kubera ko nabo biyumvishaga ko batoranijwe kugira ngo babashe guhagararira Imana, batange inyigisho y'Imana kandi bayobore abantu ku Mana. Ikirego rero bamureze cyari uko yiyegereza inkozi z'ibibi, aho kugira ngo abacyara, aho kugira ngo abacyara. Ntabwo bumvaga ukuntu umuntu ufite imico n'imibereho myiza nk'iye atabanaga nabo, ahubwo yahoraga buri gihe abana n'abakene n'abantu bafite ingeso mbi. Ntabwo bumvaga ukuntu umuhanuzi wagombye gukorana nabo ahora asabana n'abo bantu badafite agaciro. Byarabarakaje rero, bituma bivovota kubera iyo myifatire. Madamu White yaranditse ngo byarakazaga abo bayobozi kubona umuntu bahora bashyamiranye nawe afite ubuzima butagira amakemwa kandi bubashinja, nyamara akita ku buryo butumvikana ku mugabane w'abantu banenwa na bose. Ntabwo bemeraga imikorere ye. Yego bari barakurikiye inyigisho zihanitse, bifataga nk'intangarugero mu bana b'Isirayeli mu byo kwizera, nyamara urugero rwa Kristo mu mibereho ye rwashyiraga ahagaragara ubwikunde bwabo no kwikanyira. Barakazwaga kandi n'uko abona abo bantu bamuhungiragaho, bahungaga na babahungaga, ariko bagasanga bagakurikira Yesu nubwo batigeraga baza mu masinagogi ngo baze gusenga Imana. Twibuke yuko abo bantu batabasha kuza mu masinagogi kubera ko babaga barahejwe kandi bari bamaze gucibwa. Bibazaga ukuntu Yesu akomeza gushagarwa n'abo bantu aho kugira ngo agendane akorane nabo, kandi ubwabo batarabashaga no kwegerana no gusabana n'abo bantu b'inkozi z'ibibi ngo babagarure mu nzira ikwiriye. Imyifatire yabo yari yarabahumishije ku buryo bibagiwe yuko icyo kirego baregaga Yesu aricyo cyatumaga we abasha gushyikirana nabo ku buryo bwihariye. Ku murongo wa 2 haravuga ngo uyu yiyegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Mbese waba wiyegereza umuntu ugasangira nawe maze ntimushyikirane? Madamu White yaranditse ngo abantu basangaga Yesu uko babaga bameze kose, iyo bamugeraga imbere bumvaga nabo bashobora umunsi umwe kuzibatura ingingo y'icyaha.
mu gihe abafarisayo bahoraga babaneza kandi babaciraho iteka, Yesu yabasuhuzanyaga urukundo nkaho ari abana b'Imana. Iyo babaga bari imbere ye bumvaga ko nubwo bari kure y'urusengero batageraga mu rusengero aho abandi basengera, yuko bari kure y'inzu y'Imana, ariko bumvaga bari hafi y'umutima w'Imana n'urukundo rwayo. Ibyo rero byatumaga bahora bashagaye Yesu, bashaka kuba aho ari kandi bagakurikirana ubwitonzi inyigisho yigishaga. Yesu rero avuga imigani y'intama yazimiye, igice cy'ifeza cyabuze n'umwana w'ikirara, yashatse gusobanurira abafarisayo n'abanditsi mu by'ukuri inshingano ye uko yari imeze, icyatumye aza muri iyi si. Nubwo abo bantu bihakanye Imana, bakaba abantu bose nubwo abantu bose bihakanye Imana, nubwo batashaka mu buzima bwayo, Imana yiteguye kubagarurira umurongo nyawo. Imana ihora ihangayikishijwe n'imibereho mibi n'ibigeragezo bigoswe abantu byaremye. Ni nacyo cyatumye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana igice cya 3:16, Imana yohereje umwana wayo kugira ngo aze kudupfira, kugira ngo abamwizera bose batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Dushobora gufata imigani itatu nk'aho ari ibitekerezo bitandukanye, ariko turebye dushishoza twasanga umugani w'umwabise w'umwana w'ikirara ukubiyemo iriya migani yindi ibanza. Gute rero? Imigani yombi ivuga urupfu n'ubuzima, gutakaza, gusigiza no kubona. Abana bombi mu by'ukuri bari barazimiye. Umwe yarazimiye ku buryo bugaragara, ariko undi yari yarazimiye mu nzu, yazimiriye imuhira. Yesu avuga umugani w'intama yazimiye, yashatse kuvuga abantu bajya kure y'Imana, bikagaragarira abantu bose koko ko abo bantu bataye Imana. Nyamara wa mwana wari wasigaye imuhira we ashushanya igice cy'ifeza cyatakaye mu nzu, gishushanya abantu bazimiye imuhira, abantu bahamya kuba baremeye Kristo mu bugingo bwabo, ariko imyifatire yabo ikaba itarigeze ihinduka. Igitekerezo gitangira umuhungu mutoya yaka umugabane we akigendera, naho umukuru batangira kumuvuga ku wa 25 avuye mu murima aza imuhira. Umutwe w'iki cyigisho rero nawise umukuru w'umwana w'ikirara, kubera ko inyigisho ikubiyemo imigani yombi ari we cyane cyane yerekeyeho, kubera ko ari we ushushanya bariya abafarisayo n'abanditsi bitwaga ko ari abayobozi b'itorero, ariko badasobanukirwa neza n'icyo Yesu yaje gukora ku isi. Umuhungu mukuru rero aho yegereye mu rugo, yumvise imbyino, yumvise indirimbo, yumvise ibyishimo, yahamagariye umugaragu wabo bamubaza uko byagenze, nk'uko dusoma ku murongo wa 25. Ariko umwana w'imfura yari mu murima, amaze kuza ageze hafi y'urugo, yumva abacuranga n'ababyina, ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati, murumuna wawe yaje
none so yamubagiye ikimasa kibyibushye kuko amubonye ari muzima. Murongo 28, undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga. Maze asubiza se ati, ko maze imyaka myinshi gukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati, mwana wanjye, turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye, none arazutse, yari yarazimiye, none dore arabonetse. Umuhungu mukuru yagombaga gushimishwa n'uko murumuna we wari warabaye ikirara agarutse. Aho kuba ibyo, ijambo ry'Imana ritubwira yuko yarakaye. Ikibazo twashobora kwibaza, mbese iyo hari umuntu fata nkaho yahabiye kure y'Imana, yagiye kure y'Imana akagaruka, tubyifatamo dute? Mbese turangazwa no kuvuga ngo yakoze ibi, aho gushimishwa n'uko agarukiye Imana, agarutse mu nzira ikwiriye? Ise ntabwo yarekeye aho cyangwa ngo mu cyahe, ahubwo yarasohotse araza kumwakira. Umubyeyi urangwa n'urukundo nk'uko yabyerekanye yakira umwana w'ikirara, yirukanka akajya kumusanganira, ntiyigera amubaza icyatumye agenda n'igitumye agaruka uko yabayeho, ahubwo akamwakira nk'umwana utarigeze agira icyo akora. Umuhungu we mukuru nawe arakajwe no kubona uko bari bakiriye murumuna we, ise ntabwo yamucyashye, ahubwo yaramwegera amubwira ati, mwana wawe. Ntabwo yerekeye aho gusa ngo amwingingire, amubwire ngo umwana we yamwingingiye kuza ngo yifatanye nabo mu munezero. Kuri we, nubwo se yamubaraga, yamufataga nk'umwana we, kandi n'ibintu byose yari afite byari bye, uwo mwana kubera urukundo rw'ibintu n'ishyari byatumaga atabona urukundo rw'umubyeyi we, kandi yarashishikajwe n'umurage w'ibintu, ariko adashishikajwe n'umurage w'imico myiza. Kubera kutanezerwa no kutihangana, amagambo umuhungu mukuru yashubije se ashobora kwerekana abantu, cyangwa ashobora gutuma dukeka yuko nta cyubahiro yahaga umubyeyi we, kandi ko atarazi neza umubyeyi we wari we. Turebye ku murongo wa 28, biragaragaza neza ukuntu amagambo yashubije atarakwiriye ku mwana wagombaga kuzaba kuba umutware mu rugo. Ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Iki kibazo yabajije se, nubwo umuntu ashobora kukireba nkaho gifite ishingiro, ukurikiye amagambo ari mu mirongo ikurikiyeho wasanga bitari ukuri, kuko nta cyigeze yaba umubyeyi ngo akimwime, kandi bahaye umuntu we kimwe cya gatatu cy'ibyo mu rugo,
undi yagombaga kuzabona bibiri bya gatatu. Nta wundi mwana wari rero ibyo bisigaye byose byagiye. Ntabwo yagombaga gushishikazwa n'uko isi yatanze kimwe cya gatatu, ahubwo ko murumuna we yaragarutse. Umuhungu mukuru yararikiye ibintu cyane kuruta umubano yagombaga kugirana na se. Byatumye agezaho nawe avuga ibyo atazi, kuko ntabwo yigeze avugana na murumuna we ngo amenye ubuzima bwe uko bwigeze buba, mu gihe yaregaga se ko umwana w'umukirara wafashe ibintu bye akajya kubisambanisha akabyaya ari we yabaye ikimasa cy'ibibi. Umubyeyi ugaragaza urukundo Imana imukunda ntabwo yigeze acibwa intege n'iyo myifatire y'umwana we, ahubwo yakomeje kumusobanurira ko agomba kuza bose bakishima kubera ko murumuna we yaragarutse. Mbese inyigisho dushobora gukura muri uyu mugani ni uko ku bantu bameze nk'abafarisayo cyangwa n'abanditsi batinya ko impuhwe n'imbabazi by'Imana byatera abantu kutagira icyo bitaho kugeza n'aho badashaka kugira icyo bigomwa kugira ngo baragwe ubwami bw'Imana. Tugomba kumenya yuko Imana ariyo yaturemye twese, Imana ariyo yaremye byose, Imana ariyo izi byose, Imana niyo ishobora byose, kandi ntabwo dushobora gushishikarira agakiza k'abantu kurusha uko Imana yabaremye ibasha gushishikarizwa n'ako gakiza kabo. Imana inezezwa cyane n'umunyabyaha wihannye, nk'uko tubibona mu murongo wa 7 havuga ngo ndababwira yuko mu ijuru bazishimira icyo umunyabyaha umwe wihannye kumurutisha abakiranuka 99 badakwiriye kwihana. Icyigisho cya gatatu ni uko abantu bagira imbabazi n'impuhwe n'ibya Yesu bazanegurwa nk'uko nawe yaneguwe. Niko bizamerera kandi abantu bose baharanira kandi bashishikarira agakiza k'abanyabyaha. Inyigisho ya kane dushobora gukuramo, iyo dufashe igihe tugatekereza ku byerekeranye n'imibereho yacu, nicyo cyonyine kibasha gutuma duhitamo neza, tugarukira umuremyi wacu nk'uko byagendekeye umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara yarabikoze, arihana, afata umwanzuro wo kugaruka mu rugo. Umukuru ntabwo yabikoze, arangwa n'ishyari, kutumvira ababyeyi no kwibagirwa agaciro murumuna we yari afitiye ab'umuryango, ndetse ko yari akiri na murumuna we, akamwita umuhungu wawe abwira se. Inyigisho ya gatanu, Imana ni umubyeyi w'abantu bose kandi yiteguye kwakira umuntu uwo ari we wese, uko yaba ari kose, uko imibereho ye yaba yarabaye yose. Umuntu wese uzagana umuremyi azamwakira n'urukundo rwinshi cyane. Inyigisho ya gatandatu ni uko twese duhamya kuba turi abayoboke ba Kristo tugomba kurangwa n'urukundo rwaranze uyu mubyeyi uvugwa muri iyi mugani w'umwana w'ikirara. Naho nitwifata nk'abafarisayo cyangwa n'abanditsi tunegura Yesu ngo yiyegereza abanyabyaha, amagambo yanditswe muri Matayo 21:31
Imana ishobora kuzayatugezaho mu gihe izagaruka mu bwami bwayo. Yesu azagaruka mu bwami bwe. Matayo igice cya 21 umurongo wa 31 haravuga ngo muri abo bombi ninde wakoze icyo se ashaka. Dutangira kuva 28 twamenye neza mu cyatumye Yesu avuga aya magambo. Ariko ibi mubitekereza mute? Habayeho umuntu wari ufite abana babiri, asanga umukuru aramubwira ati mwana wanjye genda uhingire uruzabibu rwanjye. Nawe aramusubiza ati ndazi. Maze hanyuma arihana aragenda. Se asanga uwa kabiri amubwira atyo, nawe aramusubiza ati ndagiye data, ariko ntiyajyayo. Noneho amagambo kuri 31 aravuga ngo muri abo bombi ninde wakoze icyo se ashaka. Baramusubiza bati ni uwa mbere. Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko abakoresha b'ikoro n'abamaraya bazababanziriza kwinjira mu bwami bw'Imana. Iyi migani Yesu yabwiye abigishwa be ndetse n'abandi bose bamwumvaga, cyane cyane abanditsi n'abafarisayo, agomba kutwigisha yuko kenshi na kenshi abantu dufata nk'aho ari abanyabyaha, nk'aho bahawe kure y'Imana, bashobora kuzadutanga kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Bibiliya itubwira yuko umwana w'ikirara abantu bose babaraga ko yapfuye cyangwa yazimiye, yafashe umwanzuro wo gutaha imuhira yihaniye. Umukuru yanze kwinjira mu nzu yifatanyije n'abandi mu birori byo kwakira umwana we. Umuto yagarutse asaba kuba umwe mu bagaragu ba se kubera ko yarazi ibibi yakoze. Umukuru we yinubiraga kumva ko akorera se nk'umugaragu, kandi atumvira n'umubyeyi we ibyo yamusaba. Umwana w'ikirara yemeye icyaha cye aracyicuza, naho umukuru yaje gutsimbarara asobanurira se ko ari umwe. Icyo nsabira mwese abari hano muri iki gicamunsi ni uko twibuka ko buri byose tugomba kuba duhanze amaso imbere, tukibuka yuko Yesu yari muri iyi si kugira ngo abanyabyaha babashe kubona ubuhoraho, aho kugira ngo turangazwe n'ibyo abandi bakora, ahubwo duhange amaso imbere kandi dushishikazwe no kubona abaziye babasha kugarukira umurimo, kugira ngo Yesu nazagaruka azasange twiteguye kumusanganira, kugira ngo tubane nawe iteka ryose mu mahoro